Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana data ari na Yesu ibaho. Shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana data bibane namwe mwese kuri ubu n'ibihe byose. Ngiye rero basuza ni Bagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa SAVEUR divine. Ndakeka mumaze kumenyera ibi biganiro urubuga rwa SAVEUR divine rucishaho ku murongo wa YouTube. Ni ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana, kandi tuganira ku magambo y'Imana tugafashanya kugira ngo turusheho gukomera no kurushaho kugenda nk'uko bikwiriye muri iyi minsi ya nyuma yegereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana cyangwa se ku mutwe w'amagambo dusanga mu gitabo cya Yohana ibice 12:6, aho Yesu yabwiye abantu ngo ningenzera n'ukuri n'ubugingo, kandi nta ujya kwa data ntamujyanye. Bene data n'abashiki banyu bambanjirije babivuzeho cyane, bavuze kuri iri jambo, basobanura Yesu nk'ukuri, basobanura Yesu nk'inzira, ariko ngiye ntago nje kuvuga Yesu nk'ukuri cyangwa inzira, ahubwo niyo tuganire kuri uyu munsi Yesu nk'ubugingo. Bene data babivuzeho, nanjye kubigarukaho, ariko nagira ngo uyu munsi tuganire ngo mbese Yesu ni gute yavuze ngo ningenzera n'ukuri n'ubugingo. Tugiye kureba Yesu nk'ubugingo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yohana ibice byaho 4 bereka umurongo wa mbere wenda ukagera ku mirongo yo hasi, hari inkuru tuhasanga y'umusamariyakazi wari uhuye na Yesu bahuriye ku iriba, bagiranye ikiganiro kirekire baganira ku bintu byinshi. Bisomye ku murongo wa 10 ngo Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Ni ikiganiro bari bagiranye, wenda ntidutangiriye aho cyahereye, ariko ni inkuru abantu benshi bazi. Ikiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi baganira ku by'iryo riba, baganira ku by'aya mazi. Yesu aramubwira ati iyaba wari umpaye amazi cyangwa se wari umenye nawe gusabya amazi uwo ari we, wakamusabye akaguha ku mazi y'ubugingo. Bene data bashiki banjye mukurikira kino kiganiro cya SAVEUR divine, ndagira ngo mbabwire ko Yesu ni ubugingo. Ahanga yarabyivugira mu ngo yaba wari umenye gusabya amazi uwo ari we, ukamenya uwo muri kumwe uwo ari we, ukamenya uwo mwagiriye ubuntu bwo guhura uwo ari we, ukamenya uwo muri kuganira uwo ari we, wakamusabye akaguha ku mazi y'isoko y'ubugingo. Yari yivugaga iyo ari we. Ndagira mbabwire ngo Yesu ni ubugingo, umubonye abona ubugingo, umwegereye abona ubugingo, wamwakiriye abona ubugingo. Ubugingo buri muri we. Isomye ijambo ry'Imana tera muri Yohana, urwandiko rwa Yohana rwa mbere 5:11, harimo kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Umva ukuntu umwanditsi yanditse, yaravuze ngo kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ndagira nkubwire ngo Yesu nibwo bugingo. Nushaka ubugingo, nushaka kubaho mu buryo burambye, uburyo bw'ubugingo, ni ugufata Yesu akaba uwawe. Yesu ni ubugingo. Ahangaha umwanditsi we yarabihamije, aravuga ngo kandi kuguhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Imana yatanze ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Nta wundi wavugagwa ahangaha yari Yesu Kristo. Yesu ni ubugingo. 12 akavuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, ufite Kristo ni ufite ubwo bugingo. Reka nkubwire ngo iyo utandukanye na Kristo utandukanye n'ubugingo buhoraho, ariko iyo uri kumwe na Kristo, iyo ubanye na Kristo, uri kumwe n'ubugingo buhoraho. Aravuga ngo kandi ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Bene data bashiki banjye turimo tuganira, ndagira mbabwire ngo gutunga Yesu no gutunga ubugingo buhoraho. Ngo naho udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo aba afite. Utaye Yesu nta bugingo agira. 13 ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Y'umwanditsi we yarabiyatuye abivuga neza, avuga ko ufite uwo mwana ari ufite ubugingo, udafite uwo mwana we ntafite ubugingo. Namwe ndabifuriza gutunga Yesu muri mwebwe agwiriye, kugira ngo mubashe kugira ubugingo buhoraho. Ndagira nkubwire ngo Yesu ni ubugingo. Ahanga Yesu yabyibwira umusamariya aho twahereye, yibwira umusamariya ngo yaba wari umenye
uwo muri kumwe ari we wakamusabye akagwa ku mazi y'ubugingo. Yarivugaga, yari we wivugaga. Ariko ahangaha noneho barabihamije, Yohana barabihamije, baravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Wabonye uwo mwana, wabonye Yesu n'uwabonye ubwo bugingo. Udafite Yesu nta bugingo. Yesu ni ubugingo. Bene data bashiki banjye, mutunge Yesu uburyo bubahesha gutunga ubugingo bw'iteka ryose. Ari amagambo menshi muri Bibiliya, inzandiko nyinshi tubona zigenda zibivugaho. Mwisomye muri Yohana 1:4 haravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Niko Yohana we yavuze, yaravuze ngo muri we, muri Yesu Kristo, ngo harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Reka nkubwire ngo Yesu ni mucyo w'isi, Yesu ni bwo bugingo. Nutunga Yesu uraba wuzuye ubugingo. Bagiye bavugaho henshi, isomye na Yohana 3:15 haravuga ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nta wundi bavugaga, yari Yesu Kristo. Kumwizera bihesha umuntu guhabwa ubugingo buhoraho. Yesu ni ubugingo. Uko umwizera, uko umutunga, uko umugira muri weho, niko kugwiza ubugingo buhoraho muri weho. Somye Yohana 3:16 dukomeje uwo murongo wundi twasomanga Yohana 3:15 turebe none Yohana 3:16 aho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri ni ijambo abantu benshi bazi, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri jambo ryo riduhamiriza ko Yesu ari ubugingo, kubera ko iyo umwakiriye uhabwa ubugingo buhoraho. Tugarutse kuri rya jambo, Yesu ni ubugingo, utamufite ntafite ubugingo. Imana rero yakunze abari mu isi cyane, yakunze wewe, ikunda ngewe. Iravuga ngo aba bantu nkunze nkwiye kubaho ubugingo buhoraho. Ariko ubugingo buhora nta handi hantu bubonera, buri guca muri Yesu Kristo. Reka nkubwire ngo Yesu ni ubugingo, uko umutunze wuzura ubugingo, uko umufite ufite ubugingo buhoraho. Bene data bashiki banjye, ndongera mbakangurire kurushaho gutunga Yesu. Nawe utari wamutunga, nawe utazibye, nawe utari wamumenya, ndagushishikariza gutunga Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uburyo buguhesha gutunga ubugingo buhoraho ibihe byose kandi ahantu hose. Kadusoreze ku ijambo ry'Imana riri muri Yohana 3:36 avuga ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Kwizera Yesu Kristo ni uburyo buduhesha kubona ubugingo buhoraho. Gutunga Yesu Kristo ni uburyo buduhesha kubona ubugingo buhoraho. Imana yacu dushoboze, Imana yacu gushoboze kwizera Yesu Kristo. Imana yacu itwuzuze kwizera Yesu Kristo, uburyo buduhesha kubona ubugingo buhoraho. Turacyari kuri ya nyigisho yacu ivuga ngo Yesu ni ubugingo. Bene data, dukurikije amagambo yose twasomye, nawe wabisubiramo, wakongera ugasubiramo, uraza kubona ko Yesu ari ubugingo. Uko urushaho gutunga Yesu, uko ufite Yesu muri weho, ufite ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu abantu batunze Yesu, niyo mpamvu abantu bafite Yesu, abanyabyiringiro, abize Yesu nk'umwami n'umukiza, ibiri muri iyi si cyangwa se iby'iyi si babibona nk'ibihe by'igihe gitoya, ahubwo baba bareba ejo hazaza, ubugingo bw'iteka ryose. Muri iyi si twapfa nk'abandi bose, twahura n'ibibazo, twahura n'intambara, ariko ibi ni ibibera inaha nyine. Ariko twebwe abize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, dufite ubugingo buhoraho. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ko muririmbyi yaririmbye yaravuze ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ibyo nta kindi kibiduhesha, nuko twize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uburyo buduhesha gutunga ubugingo buhoraho. Twatangiye tuvuga ngo Yesu ni inzira, ni ukuri n'ubugingo. Bene data, Yesu ni inzira kandi Yesu ni ukuri, ariko ni n'ubugingo. Umwizeye afite ubugingo, utunze Yesu afite ubugingo, utamufite ntafite ubugingo. Uko ni ukuri guhari, ntago ari ibanga, ntago tubice hirya no hino. Iyo utaye Yesu, iyo udafite Yesu nta bugingo buhoraho. Ibyawe birangirira ahangaha. Iyo tuguhambye, tuguherekeje, ibyawe birangirira hariya. Ubutegereje umuriro w'iteka ryose, utegereje gihenomu. Ariko wize Yesu Kristo, icyo ategereje n'icyo azaragwa ni ubugingo bw'iteka ryose. Reka nkwibutse amwe mu makamba Yesu azaha abakiranutse, abamwizeye, ababanye nabo, ni ikamba ryo gukiranuka, ni ikamba ry'ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza rero kuzahabwa ikamba ry'ubugingo buhoraho, kuzaboneka mu bazaragwa b'ubugingo buhoraho, babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo ibihe byose. Ndangirije ahangaha nkwifuriza kurushaho gutunga Yesu, uburyo buguhesha
utunga ubugingo muri weho. Kandi nawe utari wamenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, uzumva iki kiganiro, ndagira ngo numara kucyumva uzongera ukora ubushakashatsi nawe, cyangwa se uzasoma amagambo y'Imana twasomye makeya, hari n'andi wabona uzamenya cyangwa se uzahishurirwa neza yuko gutunga Yesu ari gutunga ubugingo. Reka rero ibyiringiro byawe bishore mu gutunga Yesu, ibyiringiro byawe bishore mu kugira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uburyo buguhesha kuzura ubugingo bw'iki gihe turimo igihe kizaza. Nuko nkwifurije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.